Audio Jungle. Audio Jungle. Dutangiye inkuru yacu ku Kingi episode ya mbere. Dutangiye ahantu mu muhanda, ni mu masaha ya mu gitondo. Turabona umugabo ubona asa naho akuze ndetse ari kumwe n'umwana uri mu kigero cy'imyaka nka 12. Ubwo bari bazindukiye muri siporo, ubona ko akanyamuneza ari kose. Ubwo bakomeje kugenda, bageze ahantu hari udutebe hatuje ukuntu, wa mwana yicara kuri izo ntebe. Papa w'umwana niko kumubaza ati, none se Cyusa, ko wicaye tudasoje? Cyusa ati, oya papa, ndananiwe, reka turuhuke. Ubwo papa Cyusa yicaye impande ya Cyusa kuri twa dutebe. Ubwo Cyusa ahita avuga, ariko papa, ko mbona uko wowe na mama muba mukina udukino nk'utw'abana, nkabona ni byiza, ubu nanjye nzabona umuntu nkunda nk'uko we na mama mukundana. Umusaza yumvise ibyo umwana amubajije, aramwenyura ahita avuga ati, nuko sha, umaze kuba akagabo, nawe warakunze se? Cyusa asubiza papa we aseka ati, oya papa, nuko nibarizaga gusa. Papa Cyusa amwenyura ati, oya mwana wanjye ntukanyishishe, ndi so kandi ngomba kugukurikirana ubuzima bwawe bwa buri munsi. Rero ubwo tubonye aka kanya, reka tuganire mwana wanjye, kuko ngo utaganiriye na se ntamenye icyo sekuru yasize avuze. Cyusa nawe ati, nkuteze amatwi papa. Ubwo papa Cyusa yakomeje abwira umwana we ati, mwana wanjye, rero dore ubwo nari nkiri muto nabanaga na mama wanjye ari we nyogokuru wawe, twari tubayeho mu buzima bugoye cyane, kurya byabaga bigoye cyane, kuko twaryaga ari uko mama avuye guca inshuro. Njyewe kuko nigaga mu mwaka wa 6 w'amashuri abanza, naratahaga nkajya kuragira ihene imwe n'agatama twari tworoye, nabwo n'ubuyobozi bwaduhaye iyo hene nk'imfashanyo bahaga abakene. Naho iyo ntama ni kwa padiri bari barayimpaye nk'igihembo ubwo natsindaga amarushanwa twakoze yo gusoma. Ati, nubwo twari tubayeho mu buzima bugoye, ariko mama naramukundaga cyane. Iyo twaryaga ku mugoroba utwo mama yavuye gucaho inshuro, mama yambikiraga ikijumba cyangwa umwumbati mu gitondo ngiye ku ishuri, nkagenda ntamiye mu gitondo ngiye ku ishuri. Ubwo umunsi umwe ntari nagiye ku ishuri kuko twari twagize ikiruhuko, na mama yiriwe mu rugo ari gufura utwenda nambaraga ndetse akajya ananganiriza. Ubwo nahise mbaza mama ati, ariko mama, ubu buzima koko tuzabuvamo? Mama niko kunsubiza ati, rugamba mwana wanjye, buriya icyizere kirarema, ujye uhora wizeye ko byose imbere y'Imana bishoboka, kuko buri wese afite uko azabaho muri ino si, ahubwo icya mbere ni ukumenya kuyibamo neza utanduranye. Nanjye ndamubwira, ariko mama, ni ukuri urakoze, nanjye njye mbona imbere ari heza. Mama, ahubwo ngomba kwiga cyane
nkazagushingira iduka rivuza ubuhuha, kandi mama kubw'Imana nzagukura muri buno buzima busharira turimo. Mama amwenyura ati urakoze mwana wanjye, ngaho reka mfure tuno twenda twawe vuba, ubundi njye gutoragura utujumba tuza kurarira. Nanjye nti yego mama, nanjye ninjya kuragira ndatoragura udukwi turatekesha ku mugoroba. Nubwo njye na mama twari tubayeho muri ubwo buzima, ariko twari tubanye neza ku buryo numvaga namuguma iruhande igihe cyose, ariko nkiga cyane kugira ngo umunsi umwe nzakure mama muri ubwo bukene, kandi narabyizeraga nk'uko mama yabimbwiraga ko mbere y'Imana byose bishoboka. Iminsi yakomeje kwicuma, havaho umwe hajyaho undi, turi muri ubwo buzima. Ubwo umunsi umwe nari mvuye ku ishuri, navuye ku ishuri niruka, ngeze mu rugo nza mpamagara mama, ariko ubwo nabuze umuntu unyikiriza. Ubwo nanyuze munsi y'inzu nsanga mama aryamye ku gace k'ikirago twari dufite. Nahise mwegera, mukozeho numva afite umuriro mwinshi. Ubwo nahise nikoza mu nzu, mfata igipira najyanaga kuragira ihene n'intama, ubwo nkishyira mu mazi, ndangije nkoza mama ku mutwe. Ahita ambwira ati ariko Rugamba mwana wanjye uri mu biki? Humura ameze neza nta kibazo, nuko nari ndi kuruhuka. Nanjye nti mama, Imana ishimwe ubwo nta kibazo ufite, noneho reka njye kuragira butari bwahumana. Mama atumva Rugamba, genda urebe hariya mu nkono ufate iteke nari nagusigiye mbere yo kujya kuragira. Ubwo nikojeje mu nzu ndeba mu nkono aho mama yari yandangiye, nasanzemo amateke abiri, rimwe ndishyira mu mufuka, irindi ngenda ndirya, ubundi nzitura amatungo yanjye nerekeza mu kibaya njya kuragira. Ubwo naragiye nerekeza ahantu nakundaga kuragirira, ubwo nakomeje kuragira ndi kuririmba, amatungo yanjye nayo akaryoherwa n'akaririmbo nakundaga kuririmba mama yandirimbiraga dutegereje ko bishya. Ihene n'intama nabyo bikarisha byishimo. Ko bwari bumaze kwira, navugije urushyo, ihene n'intama bimenya icyo mvuze, zijya imbere turataha. Nageze mu rugo nzirika ku giti twazirikagaho mu nzu zabagamo, ubwo nahise nerekera aho twatekeraga, nsanga mama yabyutse ari guteka agakoma. Ubwo narinjiye mwicara iruhande, ko kubwira mama, ni mama wabyutse noneho, mbega byiza. Ati oya nta kibazo nari mfite mwana wanjye, ahubwo nari ndi kuruhuka. Baza mama, aterega mama mba nkuhangayikiye, mba numva nta kibi cyakubaho kuko ari wowe ndeba gusa. Mama nawe ati birumvikana, uba uhangayitse mwana wanjye. Ariko mama, iyo turi ku ishuri numva abandi bana bavuga ba papa babo ukuntu babatetesha, ariko ngiye papa ntawe nzi. None se mama, papa bahe? Kuki atajya aza kutureba? Ko maze kubaza mama gutyo, mbona arahindutse, ashoka amarira. Numva ko nkoze ikosa ritumye ndiza mama, kuko nta kintu nashakaga ko kibabaza mama. Ubwo negereye mama, nanjye ndi kurira mpita mvuga, mama ndakubabaje ni ukuri, babarira kandi sinzongera gutuma urira, sibyo mama? Ubwo mama yarihanganye arihanagura. Ubwo n'ibyo kurya byari bihiye, twicara ku karago, ubundi dusenga dushimira Imana yaturinze uwo munsi, tukaba tubonye n'amafunguro. Ubundi turangije gufungura tujya kuryama. Ubwo mu gitondo mama yaje gukanguka, nanjye arankangura,
kugira ngo njye ku ishuri. Ubwo narabyutse nditunganya, ubundi njya ku ishuri, ubwo nize bisanzwe, igihe cyo gutaha kigeze, ntaha niruka, ngeze mu rugo ndeba aho twabikaga agafunguzo, ariko nsanga ntagahari. Ubwo narikanze nibaza uko byagenze, umuntu waba yagatwaye biranyobera, kuko izo saha mama yabaga yagiye guca inshuro. Ubwo nahise nkata munsi y'inzu, ngeze mu gikari nsunika urugi rwaho ruhita rufunguka. Ese Rugamba ko ageze mu rugo agasanga hafunguye kandi mama we yagiye guca inshuro, ese ninde waba yafunguye? Ntuzacikwe na episode ikurikiyeho ariyo ya 2 kugira ngo amatsiko ashire. Mbibutsa gukora like, share ndetse na comment, utibagiwe no gukora subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'izi nkuru niba utarabikora. Episode ya 2 naho butaha, turabakunda cyane.